Ndabasuye cyane kandi mbifuriza ibihe byiza bakunzi bacu mwese ahantu muherereye yaba mu Rwanda mu mahanga ndetse no ku isi yose muri rusange mukomeza kandi kudukurikirana ku mashini yacu yose agiye atandukanye Ishangi TV, Ishangi XTV ndetse n'Ishangi Focus TV. Kuri website yacu naho kandi utwumva ukoresheje internet cyangwa se Google uragenda ukajya muri Google searchinga ishangi.rw ubundi waba uri mu mahanga cyangwa se ahandi hantu hose ukatwumva gatanu kuri kagenzi kawe, uko turavuga mukatwumva. Amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Nyamasheke aho umuturage yasanganye umwobo bivuga ko wari wo gutama abantu mu nzu ye. Muri aya makuru kandi turabagezaho urupfu rw'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe mu Rwanda. Nkurunziza Ismael utuye mu murenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke arashakishwa nyuma yo gukekwaho gushaka guta umumotari mu cyobo yacukuye mu nzu ye. Ni icyobo gifite metero 3 n'igice z'ubujyakuzimu gisanzwe gicukuye mu nzu ariko kikaba cyari gitwikirije imbaho n'inzitiramibu. Ukomeje gusenga Eliyezeri uyobora umurenge wa Bushenge yabwiye Ishangi Radio ndetse n'Ishangi TV ko icyobo cyasibo ariko basanze nta bandi bantu yatayemo uretse uwo yashatse gutama ariko ntiyabigeraho. Umuyobozi urimo kuyobora umurenge wa Bushenge mu gihe abanyamabanga nshingwabikorwa bari mu mahugurwa mu kigo cy'Inkumba yagize ati umumotari yatubwiye ko yamusabye kwinjira mu nzu amusaba kumuteruza igifuka kiremereye ariko undi arabyanga, niko gushaka kumusunikira mu cyobo yacukuye mu nzu. Akomeza avuga ko kandi umumotari yinjize ikirenge mu cyobo ariko akigarura vuba ahita atabaza. Ati umumotari yaratabaje abaturage baratabara naho Nkurunziza we yihutira gusiba icyobo ajugunyamo ibifuka. Nkurunziza ubu yaburiwe irengero naho umugore we afungiye ku biro by'ubugenzacyaha RIB mu murenge wa Bushenge arimo gutanga amakuru. Faustin Twagiramungu wabaye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 2 Ukuboza 2023 hari Buruseli mu Bubiligi. Amakuru aturuka mu Bubiligi ndetse akaba yemejwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'ibyaganiriye nabo mu muryango we avuga ko Faustin Twagiramungu wari ufite imyaka 78 y'amavuko yabyutse ari mu buzima mu gitondo ariko akumva asa n'unaniwe akaba yapfuye ari mu rugo aho yari atuye. Twagiramungu Faustin bamwe bakunze kwita Rukokoma yari umunyapolitike wamenyekanye cyane mu Rwanda mu 1991 kugeza 1992 mu gihe cya politike y'amashyaka menshi ubwo yari mu ishyaka rya MDR. Twagiramungu yabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ubwo FPR Inkotanyi yari imaze kuyihagarika no gushyiraho guverinoma y'ubumwe yari iyobowe na Bizimungu Pasiteri. Mu 1995 nibwo Faustin Twagiramungu yeguye ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe ndetse muri uwo mwaka w'1994 nibwo yahunze hajya mu Bubiligi. Mu Ukuboza 2002 nibwo Twagiramungu yatangaje ko aziyamamaza mu matora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabaye muri 2003. Icyo gihe yaraje yamamaza nk'umukandida wigenga ariko aratsindwa muri aya matora abona amajwi agera kuri 3.62%. Icyo gihe Twagiramungu yahise asubira mu Bubiligi. Mu mwaka wa 2010 Twagiramungu yashinze ishyaka rishya yise RDI Rwanda Dreaming Initiative. Muri 2014 iryo shyaka ryaje ryihuza n'andi arimo PS Imberakuri, UDR na FDRL. Mu mwaka wa 2014 iryo shyaka ryihuje n'andi harimo PS Imberakuri, UDR na FDRL bibyara ihuriro bise CPC Coalition of Political Parties for Change. Ariko ko gushyiraho FDRL ngo byaje gutuma iryo huriro risenyuka muri uwo mwaka wa 2014 nk'uko bisobanurwa n'urubuga Wikipedia. Twagiramungu kuva asubira mu Bubiligi yabaye imwe mu banyarwanda baba mu mahanga bavuga nabi leta y'u Rwanda n'ubuyobozi bwayo ndetse ibyo akabikora no mu buryo busa no kwigisha, kuko yasobanuraga amateka ku maradiyo no ku mbuga nkoranyambaga yakundaga kuyakoresha nkana.
Twagiramungu Faustin hakomoka mu yahoze ari komine ya Gishoma perefegiture ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Abanyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rw'imirenge n'uturere, intara n'umujyi wa Kigali 436 baturutse mu bice byose by'igihugu bamaze guhabwa izina ry'ubutore ry'isonga nyuma y'iminsi 6 bari bamaze mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Iryo torero baritangiye kuva tariki ya 27 Ugushyingo kugeza itariki 2 Ukuboza 2023 mu itorero isonga ryateguwe mu rwego rwo kubakira ubushobozi, kungurana ibitekerezo no gufata ingamba ndetse no kunoza inshingano zabo. Mu ntego izo ntore zihaye harimo kurushaho gukemura ibibazo by'abaturage ku gihe, bakuraho ibyatuma basiragira, kwihutira serivisi z'irangamimerere, bafotora abaturage bagejeje igihe cyo gufata indangamuntu. Biyemeje kandi kongera imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga hagamijwe kwihutisha serivisi zisabwa n'abaturage, cyane cyane izijyanye n'ubutaka babona ko zadindiye. Ariko basaba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kubafasha kubona ibikenerwa bibafasha kwesa iyo mihigo. Muri ibyo byifuzo harimo kubakirwa ibiro by'utugari, gufasha abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari kugera ku baturage mu buryo bworoshye, aho basabye ko bose moto zabageraho, guhabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga mu tugari n'imirenge ndetse n'ibindi. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge baganiriye natwe barizeza abaturage impinduka mu mikorere nyuma yo kuba intore. Umwe muri bo witwa Jean Savio Kalisa yagize ati "Twagize umwanya uhagije kugira ngo twongere twisuzume neza mu nshingano twahawe n'igihugu, kugira ngo twihutishe iterambere ndetse twita ku mibereho myiza y'abaturage n'iterambere ryabo." Arongera ati "Twahawe amasomo atandukanye aganisha ku iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, tugaruka ku bibazo abaturage bakunda guhura nabyo, ariko tugaruka no ku nshingano. Ese tuzikora dute? Tuzikora ryari? Dufatanya dute n'izindi nzego?" Ibyo byose byaduhaye imbaraga zo kurushaho kunoza inshingano zacu, twihutisha iterambere ry'abaturage tunabavana mu bukene. Dr Muhoza Rwabukumba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo, yagize ati "Twasangiye ubunararibonye ku mikorere myiza n'udushya tugenda tubona hirya no hino kugira ngo bidufashe gukora neza. Tuzajyanamo nabo dufatanyije n'amadini, n'amatorero ndetse n'abikorera kugira ngo twihutishe iterambere, kuko nicyo kintu cyihutirwa nabonye cyo kuvana umuturage ku rwego rumwe umushyira ku rundi." Mu ijambo rye, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude yashimye imigabo n'imigambi izo ntore zihaye, abibutsa ko inshingano zabo za mbere ari ukuba ibisubizo ku bibazo by'abaturage aho kuba ibibazo. Agendeye ku macakubiri aherutse kugaragara cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru, yagize ubutumwa hagenera izo ntore. Ati "Byabereye muri iyi ntara mu minsi yashize mwarabyumvise, habayeho ibibazo bijyanye no guteshuka ku bumwe bw'Abanyarwanda. Ibyo twavuze byose byiza tugiye gukora n'ubushake twagaragaje ntibyagerwaho igihe tuzateshuka ku ihame ry'ubumwe bw'Abanyarwanda. Igihe cyose imikorere yacu yabamo ibice bitandukanye Abanyarwanda, nta kintu twageraho." Arongera ati "Ndabasaba gukumira ikintu cyose cyacamo ibice Abanyarwanda aho cyaba giturutse hose, kuko tuzi ko ubumwe bwacu ari zo mbaraga zacu, kandi ko twemera ko ubumwe bw'Abanyarwanda ari indakorwaho." Uyu muyobozi yashimye n'abayobozi b'imidugudu n'utugari nabo bari batumiwe muri uwo muhango, nyuma yo guhanga udushya twateje imbere imibereho y'abaturage no kuzana iterambere mu tugari n'imidugudu bayoboye. Ngeze ku musozo w'aya makuru mbashimira cyane uburyo mwakomeje guhitamo gahunda z'isangiye Radio Ishangi TV n'andi mashene yacu yose agiye atandukanye, yaba Ishangi Focus TV ndetse n'Ishangi X TV. Njyewe ndi Clement Kwizera kandi mbararikira gukomeza gukurikirana gahunda za website yacu ishangi.rw. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubana namwe.